wampaye ubutwari bwo gutegeka indwara, atabara izina ryawe rihabwa icyubahiro. uyu mwuka wo kugendera ku mbago ndazirukanye kuva uyu mwanya, ntazongere kugendera ku mbago mu izina rya Yesu. Ndambuka, duhamagaye amagufa mazima, amagufa yangiritse uyakuremo, ushiremo amagufa mazima. Yesu mutunge ikiganza hano. Yesu, thank you Lord. Haguruka, Yesu arakukijije. Tambuka ngwino mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Yesu arabohora. Imana ibohoye ubuzima bwawe. Tera haleluya, haleluya, imbaraga zikuboshe zigiye kurekura ubuzima bwawe. Imbaraga z'uburwayi zigiye kurekura ubuzima bwawe. Imana irambwiye ngo igihe cyageze, igihe cyageze cyo gusohoka ku ntebe umaze igihe kinini wicayeho y'umubabaro. Iki nicyo gihe, ibyo umazemo igihe Imana irambwiye ngo ni ishuri yaguteguriye kugira ngo ikwigishe ku muntu. None irambwiye ngo igihe kirageze, iyo ntebe umaze igihe wicayeho Imana ikayigukuraho. Kandi Imana irambwiye ngo irirahiriye ntuzinjira mu marembo ya gereza. Ari amarembo ya gereza urimo kureba, ubona urebesha amaso yawe, Imana irambwiye ngo irayifunze ntuzayinjiramo. Tilami enazati kelemos lani odema tano ozike ya mbone forga. Imana irambwiye ngo yishuye amadeni ku buzima bw'abakugoye. Tima ano ozakia madasando olevozike. Irambwiye ngo uriya mwana w'umuntu wakubabaje Uwiteka mugezeho. Rite potesi eneria. Dore hari akagambane gahari Uwiteka atatanyije akagambane ngo basubiranemo kandi bazagusaba imbabazi, niko Uwiteka avuze. Neti enemo zekidemai. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo mbonye Imana iguha viza yo kujya hanze. Paliya zetemo. Zamura ibiganza byawe. Haliyamazi ya toketa ya shipe. Tugiye gusenga isengesho ryirukana indwara, ryirukana karande, ryirukana ubukene, ryirukana izo mbaraga. Buri murozi wose wakuroza arava ku buzima bwawe. Imbaraga zateye abo bana zirava ku buzima bwawe. Tera zayimari kote shana yazike pike mala diyazengedema. Ndakumva Yesu. Vuga ngo Yesu, uyu mwanya mbohora imbaraga zantera, uyu mwanya zitsindwe. Ngiye kubohoka, ngiye kwinjira mu gihe cyanjye, ngiye kwakira imbaraga, ngiye kwakira ubutsinzi, ngiye kwinjira mu gihe cy'umunezero. Umva Satani, va mu bana banjye, va mu muryango mvukamo, va mu muryango nashakiyemo, mu izina rya Yesu. Ngiye kwakira igitangaza. Tugiye gusenga dutwika imbaraga. Protokole muze kuba hafi,
hari abantu bagiye kubohoka imyuka mibi ikava ku buzima bwabo. Zamura ibiganza byawe. Iyo ndwara urwaye ngiye kuyirukana. Imbaraga zakuboshe zigiye kukurekura. Dayimoni zararaga zikurotesha inzozi mbi zirarekura ubuzima bwawe. Imbaraga zafashe ubukwe bwawe zigiye kurekura. Hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Abashakaga kugusaza ntibikunda. Abashakaga kukwirukangisha ku musozi ntibikunda. Ibyo bafashe bagiye kubirekura mu izina rya nde. Ngiye gusengana nawe. Ngiye kubara gatatu, tugiye gusenga amasengesho y'imbaraga. Hari abantu bagiye kubohoka dayimoni karekura ubuzima bwawe. Umurozi wakuroza arivuga ave ku buzima bwawe. Izo mbaraga zigutera zituma udatera imbere zirava ku buzima bwawe. Izo mbaraga zavuze ngo ntuzashaka ngo ukore ubukwe nk'abandi zirava ku buzima bwawe. Hari imbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe mu izina rya nde. Ndabara gatatu, urajya uvuga izina rya Yesu. Urajya uvuga izina rya Yesu. Uravuga izina rya Yesu. Yesu arabohora. Ndakwibutsa ko waje hano gusenga, ariko nawe ugomba kwisengera ukabohoka imbaraga mbi zose zikava ku buzima bwawe. Samura ikiganza ngiye kubara gatatu, urajya uvuga izina rya Yesu, usenge utoteshe, uzamuye ijwi rirerire. Rimwe, kabiri, gatatu. Tangira usenge ukubita abadayimoni. Mu mbaraga z'Imana yampamagaye nohereje umuriro w'Imana. Imbaraga z'Imana ngizo zibe ku buzima bwawe. Urahiye Satani, urahiye Satani. Va kuri uyu mudamu, va kuri uyu mukobwa, va kuri uyu mugabo. Urahiye Satani, urahiye Satani. Nohereje imbaraga z'Imana. Rekura wa dayimoni we, rekura wa mbaraga we, rekura karande, rekura wa bukene we, rekura amadeni, rekura ubushomeri, rekura wa nyatsi we, rekura. Komeza hamagara imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizikubohore, nizikubohore. Va muri iyo nda, va muri uwo mugongo, va muri ayo maboko, va muri iyo nda. Urahiye dayimoni. Mumuterure mumuzane. Protokole mujyara mumuterure mumuzane. Urahiye dayimoni, urahiye dayimoni. Riya mama setere, rekura dayimoni. Imbaraga ngizo ndakubita abadayimoni, ndakubita abadayimoni. Mumushyira aho ngaho. Imbaraga z'Uwiteka, imbaraga z'Uwiteka. Agiye kuruka amarozi bamushyizemo, arayaruka. Riya mama sete, riya baba katayaba. Hamagara imbaraga z'Imana. Ngiye kuzihamagara. Hari imbaraga z'amarozi aruka. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Hamagara imbaraga z'Imana. Aho uhagaze, riya mama seterebo, seterebo siyababa. Hamagara imbaraga z'Imana. Urahiye Satani. Riya babasika seterebo siya. Hamagara imbaraga z'Imana. Aho uhagaze, mufate gusoma kibazo. Aho uhagaze, hamagara imbaraga z'Imana. Ndakubita abadayimoni. Ndahamagara imbaraga z'Imana nizive mu buzima bwawe. Komeza usenge. Imbaraga z'Imana nizive mu kirere cyawe. Rekura umukobwa, rekura protokole muze, rekura. Riya mama masete. Mumutore mujyane hari imbere. Sikarabo sika. Hamagara imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizibohora ubuzima bwawe. Ibyo byagufashe, ibyo byakuziritse. Riya mama sete, riya mama sete, riya baba kataya. Hamagara imbaraga z'Imana. Zamura isengesho, zamura isengesho. Uhamagara imbaraga z'Imana. Hari Imana ibohora ubuzima bwawe, hari Imana ibohora ubuzima bwawe, hari Imana yiteguye kugukiza. Ntabwo uzapfira muri ubwo buzima, ntabwo uzapfira muri uwo mubabaro. Hamagara imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Touch, touch. Riya boko teshete. Itema setarago.
Kristo. Mwebwe mwirangara musenge. Riya mama, Imana iri mu kazi. Imana igiye kubohora ubuzima bwawe. Twese fire. Twese fire. Twese fire. Twese fire. Twese fire. Thank you Lord. Kuva uyu mwanya ubohoke. Imbaraga zaguteraga ntizizagaruke. Komera Imana amashyi ya salama. Hallelujah. Be free. Ndeba hano. Don't worry. Yesu yakubohoye. Zamura ibiganza byawe. Vuga ngo Mwami Yesu. Mwami Yesu, Uyu munsi ndabohotse. uyu munsi ndabohotse. Imbaraga zanteraga Imbaraga zanteraga zijye zirambura. zijya zirambura. Twikijwe amaraso ya Yesu. Twikije amaraso ya Yesu. Dayimoni, Dayimoni, Satani, Satani, ndabizi ko mutinya izina rya Yesu. ndabizi ko mutinya izina rya Yesu. Uyu mwanya niyambuye umwambaro wose Uyu mwanya niyambuye umwambaro wose w'ibisekuruza. w'ibisekuruza. Ntibizongere kumbona. Ntibizongere kumbona. Mbaye umwana w'Imana. Mbaye umwana Jya w'Imana. kwicara, Yesu arakubohoye. Komera Yesu amashyi menshi. Hallelujah. 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 Ninde wazanye uyu mukobwa? Ni mwebwe mwamuzanye? Tishalasti tepos. Wamuzanye ninde? Ninde? Ni wowe. Shiraho microphone yicaye. Ushiki wanjye. Kumva. Kuva uyu mwanya. Ikiganza cyawe cy'iburyo. Touch. Pikas edori. Ndoheresha imbaraga z'Imana mu mubiri wawe. Kuva uyu munsi mu butwari nahawe n'Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Umurozi wese wakohererezaga ibihuherano ntazongere kubona isura yawe. Ifoto bafotoye bagendana ciye konekisiyo yawe nabo. Ritela ezango de baoria. Uyu mukobwa yaragiye kugirira umumaro iwabo. Bamwohereje imbaraga yari ku ishuri. Bavuga yuko batifuza kuzabona umunezero we. Bavuga yuko batifuza kuzabona ubukwe bwe. Yize bigoranye ari Uwiteka kumwigishije. Babona ko agiye kuzagira umumaro. Yigaga muri kaminuza. Bamwohereza imbaraga zamufataga umubiri we wose. Baravuga ngo ubu yaragiye kuzananuka akamera nk'uruti. Bakamunyunyusa amaraso mu mubiri we. Babonye ibyo bakoze bidakunze. Bavuga yuko nta kintu azigera ajya ngo kimugere mu nda. Ibintu byose ari yararuka. Ego? Yego. Kuva uyu mwanya ntuzongera kuruka mu izina rya Yesu. Amen. Ubuzima bwawe uzabwubahisha Imana. Konegisiyo yose y'abarozi iracitse, ntibazongera kukubona ukundi. Ubwenge bwe yaragiye kuzasara kirukanka ku musozi.
Imana igaruye ubwenge bwawe, ntuzaba umuswa kandi uzatsinda, uzavamo umuyobozi ukomeye mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi, haguruka ujya kwicara, Imana ibohoye ubuzima bwawe. Haleluya. 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 Ikintu cyazamukaga mu gatuza cyawe ntikizagaruka ukundi. Uzakorera Imana. Reba umuntu mu maso umubwire ngo gukorera Imana byakubera. Ubwire ngo gukorera Imana usa nabyo, ugende nkabyo, urye nkabyo, mu izina rya nde. Imana simatesha la lodike lezangai bestise bayi. Hari umumama hano yazanye umwana urwaye cyane, ari he? Ni wowe? Tambuka uze hano. Waturutse he? Nyaruka mu musirikari wa Yesu. Wazanye nande? Nazanye n'uriya mukobwa yicaye hariya. Uwuhe? Uwo yakenyeye igitenge. Byagenze gute? Nsobanurira. Uriya yafashwe aribwa mu nda cyane, ataka cyane, no mu mutwe aribwa cyane, akajya atarya, nta kintu ashyira mu kanwa, akirirwa aryamye nta mbaraga, agahora ataka ubundi muri we, bikageraho bigaceceka, bikongera bikaza, ntabwo bijya bikira, biragenda bikakira ariko ntibikongera bikagaruka. Gwenda hano. Yesu ashimwe. Nohereje umuriro w'Imana mubiri wawe wose. Tekura sikapash. Toka. Vama daimon. Ndagutegetse, nohereje umuriro w'Imana mu maguru yawe. Nohereje umuriro w'Imana muri inda yawe. Kuva uyu mwanya Uwiteka wampamagaye, isura ye abarozi ntibazongere kuyibona. Ngaruye ubwenge bw'uyu mwana. Ku ishuri byari bimeze bite? Imana irambwiye yaragiye gusara ku musozi. Kuva uyu mwanya wa none mwararaga mubura amahoro. Tibana azotis mwarirukanse byaranze. Shima anos etaimon kadizkid. Mububasha mpabwa n'Uwiteka. Isura yawe yose muri mwuka uturuka ikuzimu funze connection yawe. Haboneke connection y'ijuru ku buzima bwawe. Ntihazagire umurozi n'umupfumu n'umwe wongera kubona ubuzima bwawe. Mu izina rya Yesu amapepo yose. Daimoni urinde. Daimoni urinde. Wowe umutera urinde. Pereza y'amazi yanjye. Mwese mumutunga ibiganza. Aya mazi ahinduka amaraso ya Yesu Kristo, akure ibyari byose mu mubiri wawe mu izina rya Yesu, amen. Ikirangwa ayo mazi. Urabona kuntu Satani ari mubi? Mumutunga ibiganza. Peace telebosika. Tangwa n'amenyo gusa. Fasha.
kwasi enarigota kuko bateguraga kuri wowe ndugukuyemo sora abadayimoni sora abadayimoni bave mu nda yawe kuko uyu mwanya wa none igicaniro cy'uwiteka karabije amaraso ya Yesu Kristo wapfuye akazuka ku musaraba sura yawe yose bari bafite nyihanyaguye n'imyanda y'abadayimoni komera Imana amashuri. Hallelujah. 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 Witwa nde? Esteri, Yesu ashimwe. Aho wari uri hari ubwo wari uhazi? Ntabwo yari ahazi. Yakwicara Yesu aragukijije ntuzongera kugwara ukundi. Mureke yigane Yesu aramubohoye. Komera Yesu amashyi menshi cyane. Ayo mashyi ni ayawe niba ari ay'Imana yakome. Imana ikubohoreye umwana ntabwo azongera kugwara ukundi. Zana n'uwo mwana wawe hano. Shari, don't cry. Ichikuye ana yagwaye ate? kuva yakavuka ntavuga neza, avuga asaraye, ntago ajya avuga nk'ijwi nk'iry'abandi. Naravuje n'i Kanombe hose nagiyeyo ariko byaranze. Ubu naje mvuye mu bitaro Nyamata bakambwira ngo ningende ngo ngure imiti, narayiguze n'ubu byaranze nta kintu bitanga. Humura wageze kwa Yesu. Amen. Mbega harabizeye imbaraga z'Imana. Reka mbabwire bene data, iyi si iyobowe n'imbaraga z'umwijima. Nudasenga Imana, abarozi, abapfumu, imyuka mibi ndetse n'akarandeza aho tuvuka ntuzazikira. Kugira ngo ibyo bintu ubikire ni ukwiyegurira Imana. Iyo umaze kwakira Yesu n'umwami w'ubugingo bwawe, ni ukuvuga ngo isura yawe yose ibibaye kava. Iyo baguteye mu izina witwa nde? Iyo baguteye mu izina rya Gilbert, basanga Gilbert yarapfuye, hariho Gilbert wicayemo Yesu. Iyo wicayemo ibitoro byose bigutera, Yesu aba afite umuriro kuri wowe. Iyo biguteye bisanga ufite ikibazo cy'umuriro bikakubura, bwira uwo muntu muri kumwe ngo ukeneye gutunga Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Witwa nde? Mutunga ibiganza hano. Wari ubizi ko mu gituza cyarimo ikibazo? Hano mwese mutunga ibiganza hano bakozi b'Imana. Mana ya Abrahamu na Isaka, uyu mwana tumushize mu butware bwawe. Uyu mwana bavuje indwara zikabura, mpamagaye imbaraga zawe zibe kuri uyu mwana. Mwatuyeho gukira kuva uyu munsi. Wabugomba ntega amatwi yewe wa mudeni wendega amatwi uyu munsi ndagira mukubwire ngo nubwo wowe uri hano uri gusenga ukabona nta gihari, uragera mu rugo usange hari ibintu Imana yamaze. Imana usanzwe usenga? Ntabwo ari cyane ariko ndasenga.
nsanzwe asenga ariko ntabwo ari cyane. zamura ikiganza cy'iburyo. Uyu munsi wa none icyo kiganza Imana igihaye ubutsinzi. Amen. Ibyo uzakoraho byose bizaguhira. Amen. Wakabaye warapfuye, Imana niyo yagufashe irakubundikira. Wakuriye mu buzima butoroshe, Oriya mama siyatarabosika. Kuva mu mwaka w'1985 mama wawe akigushitsa hasi, wavutse ryari? 85. Mama wawe akigushitsa hasi, watangiye urugendo rutoroshe rw'ubuzima. Musore wanjye, Imana data nkorera irambwiye ngo kuva uyu munsi waragambaniwe ku buryo bushoboka. Wakabaye uri umukire ariko baguteje umwuka w'uruzerero, n'ibyo wari ufite urabigurisha. Uyu munsi no kubona amafaranga 1000 biragoye. Imana irambwiye ngiye kuguhaya amafaranga. Kuva uyu munsi ntuzongera kubura amafaranga mu biganza byawe. Amen. Haleluya. Mu gitondo uza wazanye agahinda gakomeye, uri kubwira Imana ngo Mana, natunze amafaranga none bigeze n'igihe mba n'umukene aho ntagira n'igiceri cy'ijana.